mumeze mute bantu mukurikira ibiganiro byacu uyu munsi noneho twabateguriye ibiganiro bikomeye cyane. Murabona umugabo turi kumwe hano bamwita Mr Bean. Mbere yuko ngira ikintu mvuga reka mbanze mwakire kugira ngo tubanze tuganire kuko agaseke gakomeye cyane bafitiye gafitwe n'uyu mugabo. Uyu munsi dufite surprise idasanzwe twageneye abakunzi bacu kuko twafunguye urubuga rukomeye cyane bita Bean TV Official. Rero reka mbanze nakire Mr Bean nkuko mubyumva Mr Bean Official. Urumva ko bijyanye. Mr Bean rero ndakwakiriye kuri kamera za Bean TV bwa mbere kugira ngo abe ari wowe ufungura ku mugaragaro bino biganiro. Unatubwire muri makeya ese runo rubuga ruzaniye iki abanyarwanda niki cyatumye dufungura urubuga nkuru nguru. Ndakeka abantu benshi bakeneye kumva bakasobanukirwa neza. Ndakwakiriye cyane Mr Bean, vugisha abana abantu badukurikiye ni inshuti zacu cyane. Akoze cyane umusesenguzi Pazo. Murakoze cyane no kunyakira kuri mikoro za televiziyo Bean TV Official. Ubu icyo tubafite nta kindi agaseke tujye kubafundurira no kugira mumenye byiza by'u Rwanda. Byiza by'u Rwanda habamo ibintu byinshi, habamo imisozi, habamo inyamaswa, habamo ubuhinzi, habamo ubworozi. Ni ibyo ari byo byose byatuma abantu bamenye ibyiza by'u Rwanda. Tuzajya tubasurira ahantu nyaburanga tubereke ibyiza bihari kugira ngo mumenye n'umuco n'ibyihariye n'amateka y'abanyarwanda, umuco n'amateka byose. Rero nicyo kintu cyanzanye none hanga kugira ngo njye ngikore mu gihe mfite umwanya wanjye ngire kuri isi. Murakoze. Narakoze cyane kabisa Mr Bean kuba aduha introduction nk'iyi ngiyi. Murumva ko ni gahunda nziza cyane tugomba gushyikira twese. Icyo tubasaba mwebwe mudukurikira nuko runo rubuga mwakora subscribe, mugakora share, mukashyiraho comment yanyu tukamenya n'icyo tugomba gukora kuko runo rubuga n'urwanyu ntabwo tuziye gutyo gusa. Ariko iyo gahunda ni nziza cyane Mr Bean. Genda bikunze cyane kuko ubukerarugendo mu Rwanda buri kugenda bufata iyindi ntera. Yego. Gutekereza ikintu nk'icyo ngicyo rero ni igitekerezo cyiza cyane. Igitekerezo cyavuye he Mr Bean? Iki gitekerezo cyaturutse mu kazi nkora amagayidi. Ngewe ndi umugide. Wow. Umugide w'abaturiste. Ngewe amatour guide. Wow. Ndatwara nkanasemura nkerekana ahantu nyaburanga muri iki gihugu. Niyo mpamvu nafunguye iyi YouTube channel yanjye kugira ngo nsangize abanyamahanga n'abari mu Rwanda ibyiza by'u Rwanda. Agaciro k'iki gitekerezo ni ukuvuga ngo nta kindi ni Visit Rwanda. Ni ukuvuga ngo iki gihugu gifite ibyiza byinshi, hari n'ahantu nyaburanga hataramenyekana. Ubu rero ngaha muri televiziyo tugiye kuhajya mu nda y'isi tubereke naho mutari muzi mwana mutanabonye. Uyu munsi kuri inshuro tugiye gutangira amatuwa azenguruka igihugu cyose tubereka aho hantu heza mutanabonye. Mr Bean misengera igitekerezo gitoya kugira ngo mite nkubaza akantu gatoya tuhite dukomeza. Hari amacano menshi cyane ashobora kwerekana ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko nk'iyi cano by'umwihariko nuhe mwihariko cyangwa se innovation cyangwa ikintu gishyashye izanye kugira ngo abantu bose bagombe badukurikirane. Umwihariko w'icano ubu tuzamanuka tugere naho umuhinzi afite isuka arimo guhinga neza, turebe ngo arimo arakubita isuka igitaka kikazamuka, we arimo arahinga ibiki, uworora we izo nka zitanga umusaruro gute, ese hari n'ahandi hantu tuzawereza. Ubu nkawe uzi aho bita mu bitare bya Mpushi? Imushi ntago hazaniye nzabazanira ahantu nyaburanga mutaramenya. Dufite andi ma platform asanzwe atishaho ibiganiro bisanzwe atembereza abantu, ariko urumva ko ibi ngibyo ni by'umwihariko. Ariko noneho tukagira n'amahirwe uko turi kumwe n'umugide ubiziho neza, uzi bino bice byo mu Rwanda uburyo ki ahantu twabatembereza heza cyane. Mushonje muhishiwe kabisa kuri Bean TV Official. Ariko nanone nkagira amahirwe uko ndi kumwe n'uwatekereje buriya niwe muntu ufite map iyo ari yo yose, niyo watuganiriza neza cyane tukamenya uko ibintu byifashe. Mu by'ukuri nkuko tugendera kuri gahunda ya Visit Rwanda, nkuko umukuru w'igihugu yayitangije, hari ahantu heza tutamenye. Aha rero uyu munsi niho ngiye kuzabatembereza mukamenya.
ariko hari urugero hari i Kigali tuzi, hari parike nziza ya Nyandungu bubatse warayibonye, ifite ibikorwa remezo, ifitemo inyoni, you know in English birds, you like birds. There's some harimo amoko menshi cyane y'inyoni, harimo imisambi, ibyo byose rero ndabigwishiye muri tour nzakora, nzavaho nzajya kubereka icyo bita Mount Kigali, ibyiza by'umusozi wa Kigali, za Fazenda, mbere ukuntu abantu ba giraffe byose ibintu byose nzabajyane mu muco, nzabajyana no mu muco, ntabwo umuco nabusize, nzabajyana mu muco, mumenye umuco w'abanyarwanda, abanyarwanda bakomotse bagenze byose, nzabavanayo mbajyane ku rwibutso, mumenye amateka y'iki gihugu, jenoside yakorewe abatutsi, ibyo byose nzabajyana kuyo bita Liberation Museum, CND, kugira ngo mumenye amateka y'uko jenoside yakorewe abatutsi yahagaze. Ewana, reka rero dushyigikire Bin Official, Bin TV Official, kuko urumva ko ni gahunda nziza, gahunda y'ubukerarugendo, abandi babica hejuru, tugiye kubyinjiramo twebwe imuzi. Ndabizi neza ko abantu badukurikirana bazaryoherwa. Ijambo rya nyuma ubwira bano bantu kugira ngo turangize kano ubundi nuko mbafitiye cyo bita itandukaniro ryaho basuraga. Ubu ngubu ngiye kuzabagezaho bita ku Kivumu cya Mushi, mwumvishe mu mateka, ariko mutigeze mubona hariho. Abantu benshi cyane kabisa bigira ngo za Gisenyi, mu Ngagi, abafite matsiko banahavuka bazanyegere, kuko tugiye gukora tuwa igiye kumenyekanisha. Twashyizeho nimero hano hasi ku nyunganizi, igitekerezo cyangwa se ikindi cyose mwifuza kutugezaho, mwatwandikira kuri iyo nimero, ubundi mukaduha. N'ufite iwabo hafite uburanga, hari ibyiza by'u Rwanda twasura, yatwandikira kwa nimero tukajya kuhasura, tukashyira mu nzu mu byiza biranze u Rwanda, cyabitatse u Rwanda. Nshuti zanjye, agaseke karacyapfundikiye, nimukore subscribe kuri Bin TV Official, like, comment, turi kumwe. Ewana kabisa, arakoze cyane Bin kuba atubwiye neza uko ibintu tugomba kubikurikirana. Wowe ugomba kudushakisha, Instagram yacu ni Bin Official TV, Facebook nayo ni Bin TV Official. Imbuga zose turiho, mudukurikirane kandi mudushyigikire. Gahunda tubafite ni nziza, tuzabageza ahantu henshi kandi bizagenda neza cyane. Mr Bin, katubwire bano banate ciao ciao.